reka ngusubize wowe ubana natwe umunsi ku wundi wifurize umugisha w'Imana amahoro n'amahirwe bitwa kuri Nyagasani umwami Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Kora subscribe kuri channel yacu, kora like, commentaire yawe itereke kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Robert, amahoro y'Imana bane nawe. Nawe muhorane. Umeze neza? Ako pastor. Uzi imbaraga zo kwatura umuntu ngo amahoro y'Imana bane nawe. Abantu benshi uzi ko batajya bayiha agaciro. Yesu uzi ko ari umurage yasigiye itorero. Umva nawe. Ngo ajya gutabaruka kuba umuntu araga abantu. Yahamagaye abigisha. Cyane. Uri kumva? Avuga ati muze hano mbabwire. Agati rero mbasigiye imirage ibiri ikomeye. Uwa mbere bahaye amahoro yanjye. Atari nk'ayabisi batanga. Abisi batanga amahoro afite inyungu. Batanga amahoro yo kurimbura. Afite inyungu. Sibyo? Kabiri avuga ati ngiye kubasigira umwuka wanjye. Iyo Bibiliya ivuze umwuka we ni nko kuvuga ngo ndagarutse mu bundi buryo ntabwo nabasiga nk'ipfubyi ngiye simbasigira umwuka wanjye. Cyane. Sibyo? Uwo naza azanyubahisha. Azenda ku bya data abibahemenyeshe. Ejo bundi twakoze ikiganiro njye na mwene data Nuza Didier. Yego. Dusobanura ubumana bwa Kristo n'imbaraga ze. N'umwuka we. Hanyuma uyu murage rero itorero rifite. Natuye abantu badukurikiye. Nabo mbifurije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Amahoro Uwiteka atanga. Arega buriya Robert dore n'indi jambo yavuze. Yaravuze ngo aho muzagera hose. Yego. Mukabona ariko please arimo ariko mukabona ayo mahoro ahakwiriye. Yego. Muzature mvuge ngo amahoro abe muri iyo nzu cyangwa se murimo. Yego. Ahakwiriye ariko muzapfe kuva ngo amahoro. Niyo mpamvu mwatuye amahoro nuko mbona uyakwiriye. N'abantu badukurikiye rero. Abantu badukurikiye mwese bahisemo mu ma YouTube yose bakaza kudukurikira. Amahoro y'Imana abe murimo. Aya mahoro impamvu numvishe nayakomozaho cyane pastor. Aya ni amahoro umuntu agira ari mu bukene akabara mwuzuye. Ariko uzibura amahoro Yesu atanga. Amahoro Yesu atanga. Yego. Uri mu madeni ukuzura amahoro. Yego. Aya ni amahoro abantu bari mu gihe cy'intambara. Hano hari amasasu bayuzura. N'ijwi ryabo rikaba rigera ku mucunguzi n'umucunguzi akaba ryumva. Ari vice versa. Uburyo umwuka yavugira mu ntambara. Akabwira umuntu uri mu ntambara akavuga ati ngiye ndi kumwe nawe. Nzakurinda. Aya ni amahoro umuntu aba ari mu bitaro. Arebye ari kugenda nyengera yumva ari no gupfa. Ariko akaba yafite. Aya ni amahoro umuntu akira akagira ubutunzi bw'akadasi burenze. Akajya ku rwego rw'ubuherwe. Ariko yaba yafite muri we ubwo butunzi ntibumubuza amahoro. Yego. Urumva amahoro rero nyifurije abantu badukurikiye. Umuntu wese udukurikiye mwatuyeho amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana abe muri wowe. Amen. Abe muri wowe. Kandi abe muri mwiteka ryose. Forever. Iteka ryose. Buriya Robert Paulo kumva nagiye gufashwa fashwa nta kibazo. Paulo yajyaga asuhuza itorero akavuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bube muri mwebwe. Amahoro ye abe muri mwe mwebwe dusangiye imibabaro. Kintu basangiye amakuba ibyago imibabaro no gucungurwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Aya mahoro rero abantu bose dusangiye ibi ngibi ndayabifurije. Haleluya. Haleluya. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Yego. Okay. Tutanye ku kiganiro. Yego. Twifuriza abantu amahoro. Kandi rega buriya rega. Bari nacyo Yesu yavuze. Haleluya. Yesu yavuze ngo ijambo ryawe ribe yego cyangwa oya. Sibyo? Cyangwa banga ngo ndakurahira ngo mwizina ngo ryande. Ibyo yari babujije. Yego. Cyangwa kuza kubesha ugacekeranya ibyo yari babujije. Yavuze ngo yego yanyibe yego oya yanyibe oya. Niyo mpamvu rero tutanye ku kiganiro ariko ndashaka kugira ngo tuganire. Bibiliya yavuze ibintu bigera nko muri bitatu. Yego. By'ibikoko ariko ibigereranya n'abantu ahari. Sibyo? Yego. Ivuga ihene, ivuga intama, ivuga amasega. Yego. Robert nzi neza ko ukunze gusesengura ibintu nk'ibi ariko turashaka ngo tubwire abantu batwumva kugira ngo nibajya bumva izi context nk'izi bamenye nuko bazitwaramo. Yego.
siko biri ubwo ngewe mbarije rubanda ruseseka. yego iyo wumvise ayo magambo wowe wayumvise mu yihe rangaje cyangwa se bishatse gusobanura iki? tugende ku ijambo ry'Imana n'ibihe turimo uyu munsi. turagushimiye Uwiteka ubane natwe muri iki mu kiganiro izina rya Yesu. yobore Pastor Shimiye ukiyoboye, Hallelujah. nanjye nyuzuze umwuka wawe wera, simvuga ibyanjye ahubwo mvuge ibyo mbwirijwe nawe. Asante. n'abadukurikiye amatwi yabo tuyakonekseho imbaraga z'ubuntu bw'Imana bumvishe umwuka wawe wera mu izina rya Yesu Kristo, amen. buriya pastor Yesu yajyaga abwira abantu akavuga ngo umuntu mbonye aba abonye data. Yego. kananjye mbihamye kuri kamera, umuntu urumvira ijambo akaryumvira muri Robert kuko atari njye uri ari Kristo uri muri jyewe, araba yumvisha ijambo rya Kristo. ari ayo matungo uvuze Bibiliya igenda iyavuga mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. nko mu gihe cyo kuraga ubwami bw'ijuru, Yego. Yesu yaravuze ngo hari igihe kizagera agahamagara akarobanura intama Yego. ihene, akabwira ihene akazibwira ati nimwumve imbere, sibyo? hajya ubwo ni umukumbi ni amashyo. tugende gake. akavuga ati nimwumve imbere mwa hene mwe, imbere mwa hene mwe, sinigeze mbamenya. impamvu ntabamenye ni izi eshatu: nahuye n'ikibazo cy'inzara, nimwandeba. mura n'ikibazo cy'ubukene, nimwamenye. mura n'ikibazo cyo gufungwa, muranyihorera. nimwanyitaho. murandika. yego. bamubaze bati twabikoze ryari? twakubonye ryari? abari ihene bahindutse abantu nk'uko wambajije. Yego. hanyuma arababwira ati muze mwantama mwe, mwanama mwe muze. nabo bahindutse abantu bari intama. Yego. Bibiliya hari igihe yigisha ikigishiriza mu cyitwa imigani, na Yesu yakundaga kuyigishirizamo. imigani ifasha iki rero? ifasha uri bukugambanira utararangiza umurimo kubura aho akugambana akaba akuretse akazagutegera ku kindi gihe. ariko wibuke Yesu we yize kubabwira ngo mu kanya ngo umuntu turi gukore ngo tuhurize ngo ukuboko mu mbehe. wari umugani. turi buhurize ukuboko mu mbehe. kasubiramo ijambo narivuze, abantu bashobora kutaryumva neza. umugani mu bwami bw'Imana Yego. umara iki? kamusobanurire nawe kuko burandi mu bantu bigisha akenshi ngakunda kwigishiriza mu migani. umugani kwigishiriza mu mugani mu bwami bw'Imana, Yego. abahawe ubwiru bwo kumenya barabwumva. uri kumva? abatarabuhawe ntibagira gute? ntibabumenye. ikindi cya kabiri, umugani ufasha uyu munsi umuntu ugifite umurimo wo gukora, kuba bamugambanira baba bamuretse bakazaza guhuriza nabo ku mbehe. ndaza kuvuga iyo sega yitwa Yuda yahisemo kurimbuka, kuko ubu dufite abayuda tuyiga nabo, sibyo? Yego. ntabwo ndayigeraho. Yego. hanyuma iyo Bibiliya rero ivuze ihene, ihene ni uburyo bw'abakirisitu, sibyo? Yego. bari mu mukumbi, bari mu murima w'Imana, kuko aya matungo uko ari atatu tuyabona mu mukumbi. Yego. sibyo? Yego. buriya iyo bavuze isega, ubundi isega ni imbwa y'ishyamba. turi kugendana? ndakumva. isega ni imbwa y'ishyamba. ni imbwa y'ishyamba, sibyo? ibi imbwa y'ishyamba kubera iki? ni uko ujya mu murima itemerewe kuba iri mu murima, kajya kurya atari uwayo. hanyuma iyo bavuze ngo ihene, buriya abantu boroye ihene, ihene niyo tungo y'umwirasi ibaho mu bindi byose. niyo tungo y'inyirasi yirata, niyo tungo itatswa n'ubusa. uri kumva? buriya abantu benshi aho bava bakagera, pastor, ubona bansibishirize cano, ubona birwa banuka kuri YouTube, nta kindi gipfa. nubona ziriya komantere zose zirwa zinuka zimbwira nabi, inyinshi ni ihene. ni ihene nyine, kuko iyo uyijyanye kuyiragira mu rumi irabweje gusa, ntabwo irishi ihagarara icya igategereza urume rushize, igashinga. niko ihene zose zimeze. nta hene nimwe wabwira kwihana ngo izakwemerere. ashwe cyokoze iyo musoje urume rushizeho, akazuba kaje rushizeho, ahantu ugatangira kumubwira ko
viza zije ehe nashaka bari mu bitobo inzu zije uri kumva donc abagore beza baje uri kumva aho ihene irarisha kamera neza pe igasimbuka igataraka. Ariko intama ni imwe mu matungo yitonda, yego, yaba mu gihe cy'ibibazo cy'urume, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibigezo. Niyo bayijyanye mu ibagiro ntago ivuga, ntisakuza, bari bagata ijosi. niyo mpamvu Bibiliya yafashe Yesu, kuko buriya agereranywa mu byaremwe byose. N'ujya ujya gushaka Yesu ujye umushakira mu byaremwe byose, kuko niwe banze ryabyo, niwe wabiremye kandi niwe fura mu byaremwe, niwe banze ryo kwizera. Naho arakomeye ukuntu Yesu ibintu byose ari we wabiremye, akaba fura mu byaremwe. Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe byose niwe byaremewe. Uri kumva? Yaravuze ngo ni umwana w'intama w'iki? W'Imana. Rero iyi ni comparaison biblique ivuga ngo intama ni umuntu wese ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Uwo ni intama. Uwo ni intama. Korali Betesida ifite indirimbo ivuga ngo mu rusaku rw'amajwi menshi. Uri kumva? Ntugatinye kubwira Yesu ikibazo ufite. Ikibazo cyawe. Sibyo? Ntabwo Imana yitiranya amajwi. Ijwi ry'umuntu wese raryumva. Ubu ngubu niyo twaba turi mu isoko cyane, Pastor Shimiye akavuga ijwi ry'Imana irarizi. Kandi Pastor Shimiye nawe niba ari intama, ijwi ry'umwungeri we araryumva. Iyo avuze arabimenya, barumvikana cyane. Kamera ati aravuze. Ariko man, haleluya. Hanyuma nandi kuvuga ku ihene. Yego, ihene ni ensemble y'abantu bose bavuga ko bamenye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, bakaba bari mu bugingo bwabo. Yego, ariko bakaba bafite umugabane wo kurimbuka. Ni Abayuda. Reka narindi kuvuga ngo Yuda ndamugarukaho. Abayuda bose, abantu bari mu kigero cya Yuda, umva ukuntu Yuda ameze. Yabwirijwe ubutumwa bwiza, niyumva yabanye n'abandi, ariko nabure agera ku rwego ajya kugambanira umwami Yesu. Ntangariza abantu badukurikiye ko kugambanira umwami Yesu atari byo byarimbuye Yuda. Byarimbuye Yuda ni ugudaca bugufi ngo asabe imbabazi, ukutihana. Kugera ku rwego Yesu abaciriye umugani, kandi arabizi, aravuga ati uwo duhuriza ibiganza mu mbe mumenye yuko ari ugambanira. Ni nko yaramuhaye amahirwe akaba ati ndabizi naje gukora umurimo wo gucungura umuntu, n'ubundi sinaburungambanira muri mwebwe, ariko wakwihannye, wambabariye ukihana. Yuda ati reka ndagapfa ndakabagwa, aturansoma. Ubu dufite abantu baza gusoma Yesu bavuye kumugambanira pastor. Zo ni ihene. Umuntu kaza muri korali dukunda kuririmba ryeriye ni ahamba nati. Nahamba nati. Nahamba nati. Siyabonga. Sibyo? Arabizi ko ari kusiyabongisha, ari gusoma Yesu n'ubutumwa bwe n'ijambo rye, ariko avuye kwiba. Iyo ni ihene. Ni igisambo. Avuye mu busambanyi, iyo ni ihene. Avuye kunywa inzoga. Avuye kugambanira bene se, iyo ni ihene. Avuye kugambanira umurimo w'Imana. Avuye gutukisha ubwami bw'Imana mu batizera Imana. Iyo ni ihene. Ubu dufite amahene yabujije intama kuza kurisha mu rwuri. Ayibwira ngo ni murume. Ngo ni murume. Haracyari murume. Reka kazuba kave. Ihene. Reka nivugira amasega. Yesu abwiye abigishwa be ijambo rikomeye. Arababwira ati rero mbahaye ubutumwa bwiza bw'amahoro buteguza ubwami bwanjye. Yego, mugende bugwira abantu umurimo mwiza nabakoreye wo kubacungura wose. Mubereke, mubabwire ko mwari mwarananiwe, abagerageje kudoda ubushwabari n'ubushwambagara byanze, ariko kandi mubabwire yuko nabacunguje amaraso yanjye y'igiciro. Amen. Mubigishe kwitondera ibyo nabigishije. Niko ijambo rivuze. Cyane. Arabasobanurira aravuga ati kandi mugende mubabwire bagabo Yerusalemu uko mubonye mbavuyemo niko nzagaruka kubatwara. Abaha umurongo w'icyo bita ivanjiri ntagatifu.
yego abaha umurongo w'icyo bita ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bw'amahoro ye. aravuga ati umuntu uzabigisha ibitandukanye n'ibi ngibi muzamutera iki? Umugongo. aravuga ati ariko nk'umuhanuzi, buriya Yesu niwe muhanuzi mukuru kurusha abandi bahanuzi. Yesu niwe muhanuzi mukuru uruta abandi bahanuzi bose kuko ibihanurwa niwe bihanura, ni nawe bivuga. aravuga ati mbatumye hagati ihene nta kibazo muzarishanye nta ribi, ariko mbatumye hagati mu masega aryana. burya ihene ntabwo iryana, nta hene yarya intama, ziba zibaneho ziri muri akabonye mana nanjye ngutambire. nizo ihene mu rwuri ihene n'intama aba ari nyinshi, nta kibazo zifitanye, ni ukuri ziracezanya, nta kibazo na kimwe. iyo atari urume zirarishanya. ihene n'intama burya nta kibazo zifitanye, gusa ni uko ihene ibizi ko umugabane wawe ari ukurimbuka, uri kumva, n'intama ikaba ibizi ko ibiki ubugingo buhoraho. hagati mbatumye mu masega aryana. sega ziraryana pastor? nimbi. Sega nimbi. Isega nimbi. aravuga ati ariko muri izi sega mugira ubwenge. Bibiliya ivuga isega. Pawulo yabavuzeho, aravuga ngo mfite ubwoba ko nimara kugenda bazaza abahanuzi b'ibinyoma babigisha Yesu wundi. umvishe nta mukuntu watangiye kuzirya, bazabigisha Yesu wundi atari nge. abantu basigiye ubutumwa bwiza buteguza ubwami bw'amahoro, haje undi Yesu wundi. rero aya rero niyo Bibiliya yita amasega aryana. ijambo ry'Imana rivuze iki? riravuze ngo aya yararya akarya izibyibushye. iyo bavuze izibyibushye ubwo ni ihene n'intama. ntabwo Bibiliya yigeze isobanura ngo arya intama zibyibushye. oya, arya izibyibushye. ihene akarya n'intama. ihene zibyibushye arazitapfuna. umuntu araza mu materaniro bakamwicaza imbere na karuvati na bya imodoka by'ibitabajwe. Haleluya. wari wabona biri gushima Imana, ihene hari ihene ziri gushima Imana. Haleluya. reka nkwe nk'urugero rw'ihene iri gushima Imana. Haleluya. ndashima Imana, umwana wanjye arafite icyifuzo cyo kwiga Harvard. twabonaga bishyura miliyoni 50, ariko Imana iza kudufasha. nashakaga buruse ya leta, ariko nanjye nari mfite ubushobozi bwo kuba nayishyurira. sibyo? ati biza gucamo ubu mwana ageze mu wa kabiri Harvard. kubw'ibyo mu minsi yashize nari mfite voyage ndi muri Hope. najyanye na madamu wanjye kuri hoteli, turarayo iminsi 2, turavoyaja turaza. kubw'ibyo urugendo rwabaye amahire. mushumba wanjye ubwo pasiteri ntiyavuga indi sega ngenzi yayo, ihene ari kuyicunga avuga ati iyo ni irabyibushye. ihene irimo kubwira isega. buriya byashoboka ko intama 1000 waziragiranya n'inuza n'ihene 1000. ariko byagora gufata isega ukayajyana n'ihene. isega nibura 10 ukazishyira mu mukubi. wasanga zawararika. wenda imwe yo iba mu rugo nayo itaragiye ishyamba, irazikurikira wasanga ariko wazaga yazararitse. sibyo? isega ikaba yatashima we gusa. ndashaka akanyuma gasoza kubw'umurimo w'Imana. rero hari isega imwe yabaga hano Kibagabaga, menya ubu yaragiye. numvaze ngo ni iyi. si ngombwa. yaziriye izibyibushye zinanutse, inzara zimwe zavuye. inzara yazimazemo. sibyo? ihene yasoza imaze kwikaraga, kumva ari kwibara ibinure n'iki byose, uri kumva. atari ko kubw'umurimo w'Imana kuko navoyaje bikagenda neza, nzatanga miliyoni 3. ihene na nyintama kaci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 k
yazibwira ati mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. ubutaha uzambwiye ngo usobanure inzoka icyo Bibiliya zivuga. Iyo ni danje kansobanurira. buriya niyo nyamaswa ya mbere mu mwuka.
mbi ifite ubwenge danje karifiye aravuga ngo nimugire amahugu nk'ayiki nk'ay'inuma. uzi impamvu Bibiliya yababujije amahugu? ni uko izi ko amasega yose agira amahugu. ahantu hose haba isega. Ntimukagira amahugu nk'inuma. ubundi kizakubwira isega, ubundi isega nahuranije isega ni abashumba batizeza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. ikintu kimwe mu bimenyetso bizakuranga ni amahugu. nubona umushumba uwo ari we wese cyangwa umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi n'icyo ugira icyo bita amahugu, karaba ngiyi isega nushaka kuve mu nzira va mu nzira. amahugu nicyo kintu cyonyine kibaranga. Amahugu ntukavuganye nanjye kugiye kubyara umwana, izi ntebe barazirihumanije amahugu wirwa uyasobanura muri profo yawe. muri profo yicamikiye ku mahugu. Niki kintu kiranga icyo bita amasega aryana amahugu. Ndagusiga amavuta uzane wanda gusiga umuntu utwaye umugore wundi babagize gutsa bamuhuguje umugore. Na mahugu. Utwaye ubutunzi bw'umuntu se na mahugu. Utwaye umugabo wundi na mahugu. Yako abo niyo bita amasega agize gute aryana. Kambahe ingero z'ibiranga ihene. Nababwiye ko ihene iyo haje urumezi itarya. Urume narugeranyije n'amakuba n'ibyago. iyo babonye ubundi kizakubwira ko ihene buriya isega ishobora kwijisha ikambara uruhu rw'intama. ihene wazibona kure ari ihene ziba zifite amabara ajya gusa n'ay'intama ukumva, ariko ikintu kikubwira ko ihene ari ihene niyo mwamusengana. Pastor, iyo hageze igihe cy'urume, nimvuga igihe cy'urume ni igihe cy'amakuba n'igihe cy'imbeho, ihene ihagarara iki? Nta hene yemera kujya mu bigeragezo. Yakemera ikajya mu bapfumu, ariko ikazagaruka gusenga. Yakwemera ikajya kwiba. Ariko ihene igeze mu ntambara zisaba ko habagaragara ko ari intama, ihene nibwo ikubwata igenda ihene. Uyu uhuye n'umukobwa w'ihene araririmba ukavuga ati mana dore umwana w'umukobwa uririmba amavuta. Yakwemera akajya kwisiga imiti. Basaba guhebeba no gutama nibwo uhita umwumva atangiye gusambanira akazi. aya masega rero aryana. Bibiliya yayavuzeho. Nubona umuntu umushumba umuvugabutumwa umuhanuzi umwigisha urangwa n'amahugu, icyo ni icyambere. Kabiri, ugore ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bw'amahoro ye. Tigisha abantu ibyo gukiranuka no kuva mu byaha no gutsindishizwa no kwezwa na Kristo no gutegereza umunsi w'umuzuko we no kuza gutwara itorero. Uwo muntu ujye umutera umugongo niko ijambo ry'Imana rivuga. Sibyo? Siko bimeze pastor? Niko biri. Umuntu uzakwigisha inda akakwigisha n'ibijyanye nayo, nakwigishe iby'ubwami bw'Imana akagukundisha ubwami bw'isi, uwo nawe ujye umutera iki? Umugongo. Iyo ni isega iryana mbi. Kuko imumaro w'amasega ni ukurokiritira Satani. Kuko Satani ni nko kurokirita abakinnyi. Nawe ari kurokirita abayoboke ba Satani. Yes. Hanyuma abantu badukurikiye, uri isega, uri ihene, uri intama, wumva uri tubwire. Ese washobora guhunga ibyaha ujya mu bibazo, cyangwa uhunga ibibazo ujya mu byaha? Kuko ako ni akantu kamwe kerekana icyo bita ihene n'intama. Yego. Uhura n'ihene zibisikana ziri guhunga ibibazo zijya mu byaha, ugahura n'intama nazo zibisikana zihunga ibyaha zijya mu bibazo. Kandi mvuze sinzi niba wakumvishe. Ndigukumva. Yes. Ese uri intama uri ihene? Uyu munsi wisuzume nusanga uri ihene, uvuge ngo ese koko birashoboka ko naba intama? Kuko natwe ubu tuvugana hari abantu bari ihene, Yesu yabagiriye ubuntu abahindura kubw'urukundo rwe. Bibiliya ivuga ngo natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko uyu munsi, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduye abazima na Kristo. Hari ikintu kibabaza rero pastor, yego, kibi kibaho, kubona intama iri mu nzira ijya kwigira ihene bashaka nko gusa. Niba hari ikintu kibabaza, uzi ko hari igihe intama ifata umwanzuro bati mu mugabane wanjye muwume ngujyane njya kurya, ndabijyanye. Ushobora kugenda rero wajyana umugabane wawe wagerayo ukagwayo, niwishinga baragiye ingurube bakibuka ko kwase bari bagasigaza agataha. Hari abamaze gukirwaho iteka n'inzira zabo. Yego. Ariko nta muntu uzi mu gipimo cy'imbabazi z'Imana. Imana izi imbabazi, ariko nta muntu n'umwe uzi igipimo cyayo. Ihene, ushaka kuba ihene agumya bihene, ushaka kuba intama agumya bihene. Uwanduye akomeze yandure, uwejejwe akomeze yezwe. Nibyo.
uyu munsi uhitemo niba uraguma i Yerusalemu cyangwa urajya i Babuloni poe kandi ubwo ngiye mbashore inzira yose iri imbere yawe. Reka dusoze yego tukubwire ngo rero uyu munsi wa none hitamo Yerusalemu cyangwa se kujya i Babuloni. Ega niko Imana yabwiye abantu mugezi i Babuloni rero iraguye Babuloni umurwa wateretse inzoga n'ubusambanyi n'iruba ryawo kansakuze cyane. Yego iraguye Babuloni. Simpanuye cyarangiye. Yego Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom. Shalom shalom.